Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Aya ni amagambo ari muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 7. Kikaba icyo kwibukwa cy'icyigisho cyacu cya mbere. Icyigisho cya mbere kitubwira ngo amabwiriza yo kugera ku ntsinzi. Tubahaye ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, n'ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 kugira ngo abizera babashe kwiga ijambo ry'Imana bagaburirwe mu buryo bwuzuye. Kandi reka nkubwire yuko ibi byigisho bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Niyo mpamvu turi mu gihembwe cya 4 cy'umwaka wa 2025. Rero iki gihembwe turi kwiga ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Hazasesengurwa igitabo cya Yosuwa muri iki gihembwe, kandi Uwiteka azadufashe kubana nawe muri ibi byigisho kugira ngo tubashe kubikuramo impanuro n'impuguro zadufasha muri uru rugendo rugana mu ijuru. Icyigisho cya mbere cy'uyu munsi rero, amabwiriza yo kugera ku ntsinzi. Tugeze ku ngingo yacyo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa by'icyigisho cya mbere nibyo tugiye kurebera hamwe. Reka dusenge maze twumve icyo umwanditsi yatubwiye. Turagushimye, uri Imana ikomeye, uri Uwera wa Isiraheli. Ugira neza, uratureberera uko bukeye n'uko bwije. Uturinda amakuba n'akaga byabasha guhitana ubuzima bwacu. None turahumeka, turaguhimbaje. Reka rero utugirire neza, kugirireho umugisha n'amahirwe atandukanye kuri uyu munsi wo kwitegura isabato, mu izina rya Yesu, amen. N'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, amagambo aboneka mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi igice cya 44, igice kivuga ngo bambuka Yorodani, kiboneka kuri paji 404 kugeza kuri 408. Iki nicyo tugiye kurebera hamwe amagambo akigize atangira ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Baratubwiye ngo mu masezerano ye no mu miburo ye, Yesu nijya abwira. Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo jyewe nimwizera ne kuzarimbuka, ahubwo nzahabwa ubugingo buhoraho. Ubundi ni amagambo aboneka muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Uyu mwanditsi aravuga aya masezerano yagiraye. Nawe uyu munsi shyiramo izina ryawe kugira ngo nimenyizera nzahabwa ubugingo buhoraho. Ibi rero dukwiriye kubigira ibyacu. Nkwiriye kubigira ubyanjye, nawe ukabigira ibyawe. Niyo mpamvu aya mabwiriza n'iyi miburo byose bikwiye kuba ibyawe, nanjye bikaba ibyanjye. Kubera ko kwizera kwakira amahame y'ukuri, kandi ayo mahame ahinduka igice kigize umuntu, kandi agahinduka imbaraga ikomeza ubugingo. Kubyizera bigutera imbaraga zo guhinduka, kandi ukuguhinduka biduha imbaraga zo gukomeza ubugingo. Ijambo ry'Imana iyo ryakiriwe mu mutima ritunganya intekerezo, kandi ryinjira mu mikurire y'imico myiza. Ese wari uzi ko n'imico myiza ikura? Nta ngingo n'imwe ikeneye gutindwaho cyane, nta ikeneye kurushaho gusubirwamo kenshi, cyangwa ngo irusheho gushimangirwa mu bwenge bw'abantu bose nk'ingingo ivuga ko umunyabyaha waguye adashobora kugira icyo ahabwa, kuko agikwiriye kubw'imirimo ye myiza iruta iyindi yose. Oya, ntabwo imirimo iruta iyindi yacu myiza yagira ikiduhesha. Agakiza kabonerwa gusa mu kwizera Yesu, ntabwo kaboneka
kubw'imirimo itegetswe n'amategeko, ntabwo kaboneka kubw'ibikorwa byacu, ntabwo kaboneka hashingiwe ku kindi kintu cyose, ahubwo ukwizera kwacu niko kuduhesha agakiza. Nubwo ibihe Yesuwa yabayemo ndetse n'ibyo yanyuzemo bidatandukanye n'ibyacu, nayahe mahirwe, nayahe mahame yo mu buryo bw'umwuka. Reka nsubire muri aya magambo. Nubwo ibihe Yosuwa yabayemo ndetse n'ibyo yanyuzemo bitandukanye n'ibyacu, nayahe mahame yo mu buryo bw'umwuka dushobora kuvana mu mibereho ye tukayakurikiza mu mibereho yacu. Mbese hari amahame Yosuwa wabonye yanyuzemo dushobora gufata tukamwigiraho? Wibuke amigisho yacu aravuga ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa, cyangwa se ibyigisho byo kwizera dukura mu mibereho ya Yosuwa. Ubuzima bwa Yosuwa, imibereho ya Yosuwa hari iki kwigisha? None se ni kuki buri gihe tugomba kuzirikana ibihe ikintu cyabereyemo igihe dushaka gukura isomo ku bisa n'icyo kintu igihe cyabayeho? Bivuga ngo niba dushaka kwigira kuri Yosuwa, reka bwa mbere tubanze tumenye Yosuwa. Yosuwa ni muntu ki? Yosuwa yakoze mu gihe ki? Yosuwa yakoze ibiki? Yabikoze mu kihe gihe? Noneho tubone gufata amasomo twamwigiraho. Nshuti muvandimwe, reka ngushishikarize usome igitabo cya Yosuwa cyose, bizadufasha gukurikirana neza igihembwe cyacu no kugira icyo tugikuramo mu by'ukuri koko. Hanyuma nimuganire ku isano iri hagati y'amasezerano y'Imana no kuyumvira. Hari ukumvira amasezerano no guhabwa amasezerano. Ni mu buhe buryo ibyo bintu byombi byuzuzanya? Ni akahe kaga gashobora guterwa no gukabya kwibanda kuri kimwe muri ibyo byombi ugasuzugura ikindi? Guhabwa amasezerano ni kimwe, no kucyumvira ni ikindi. Bivuga ngo niba nguhaye isezerano, icyo ni kimwe, ariko kwizera rya sezerano no kuryumvira nacyo ni ikindi. Ni ingorane rero kumva kimwe ukirengagiza ikindi. Mu yandi magambo, ni akahe kaga gaterwa rero no gushyira imbere amategeko maze tugaha agaciro gake ubuntu? Ubuntu n'amategeko ntibikwiye kurutana. Ntabwo dukwiye gufata amategeko ngo tuyashyire imbere, ubuntu tubwihorere, ngo cyangwa tugashyira hejuru cyane ubuntu mu gihe duha agaciro gake amategeko. Oya, kwaba ari ugukosa. Ushingiye ku cyigisho cy'iki cyumweru, wasobanura ute ibyerekeranye no guhirwa ugendeye ku cyerekezo cya Bibiliya? Ni uwuhe mwanya wo kugubwa neza gufite mu busobanuro bwa Gikristo no guhirwa? Guhirwa no kugubwa neza ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari uguhirwa, hari no kugubwa neza. Ugendeye mu cyerekezo cya Bibiliya, guhirwa ni ukuhe? Tekereza ukuntu Yosuwa yiyumvaga ameze mu gihe yasimburaga Mose. Ni irihe somo Imana yamuhaye ryamukomeje cyane? Iri somo ryakomeje uyu mugabo w'Imana mu nshingano ze zikomeye yari ahawe n'Imana. Uribuka ko ijambo ry'Imana ritubwira ko yari afite inshingano ikomeye, yari afite ibyo gukora bitamworoheye. Igice cya mbere umurongo wa 5 cya Yosuwa hari ukuntu babivuze. Umurongo wa 5 niho bavuze ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose, niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Isezerano ry'Imana.
Imana ubwayo yahaye isezerano ndakuka Yosuwa yuko itazamusiga kandi itazamuhana. Aya masezerano rero akwiye kuba yacu. Iri sezerano ni iryanjye nawe. Reka tuyanambeho, reka tuyakomeze, kandi nta gushidikanya Imana iri mu ruhande rwacu. Yasezeranye yuko izaturengera, yasezeranye ko izaturinda, no kubikora izabikora, niyo kwizerwa. Nta sezerano Imana itanga ngo rihere. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka turebeshe amaso y'imbabazi, kandi atumurikishirize ubuntu bwe. Ibi ni byo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Mwami mwiza, mwungeri w'ubugingo bwacu, abana bawe tuje imbere yawe tugushimira urukundo rwawe, ineza yawe, ubuntu bwawe butarondoreka. Waturinze, waturengeye, turacyahumeka, uhabwa icyubahiro. Dore ibicuku by'ijoro byarimo umwijima w'icuraburindi. Abangizi kuri iyi si ni benshi, baragenda bakoreshwa n'umwanzi guhiga ubuzima bwa bamwe ngo babumareho, ariko ibyo wabiturinze, none turahumeka. Mana, ab'isi bose baguhimbaza. Abana bawe rero turabakweretse, bafashe uyu mwanya biga ijambo ryawe, ubaha umugisha. Ibi warabisezeranye yuko Data uzahira abagushakana umwete, yuko uzakunda abagushakana umwete. Natwe reka iri sezerano ribe iryacu uyu munsi, twakire iryo sezerano, maze Mwami mwiza ubuntu bwawe bube kuri twebwe. Abari mu mazu y'imbohe turabakweretse, ubakomereze mu kiganza cyawe, barinde kwiheba no gutentebuka, ahubwo ubahe kwatura mu mitima yabo no kwicisha bugufi, kugira ngo Data amakosa bakoze ubahe kuyakosora. Reka rero tugushyire mu biganza abadamu batwite, ubakomereze mu gituza cyawe, ubahe imbaraga, ubongerera icyizere, ubahe kukunambaho no kwizera amasezerano yawe Data, kugira ngo uzakomeza kurinda imbuto wabahaye. Umunsi uri izina impundu zizavuzwe, maze uhabwe icyubahiro uri mu ijuru kubw'ibitangaza byawe. Reka rero tugushyira mu biganza imfubyi n'abapfakazi, abo barinde, ubareberere. Hari ahari icyuho, turagusabye ngo abe ari wowe wo kucyica, abe ari wowe wo guhagarara muri uwo mwanya, kugira ngo uhaze ukwifuza kw'abo bana bawe bose. Reka rero tukwereka abarwayi barembejwe, bari mu bitaro, abo bakomereze mu kiganza cyawe, ubahe icyizere cyo kubaho, kandi Mwami mwiza, abarwaza babo bahe gukomera no kwihangana. Abaganga b'abarwaza bakoreremo, kugira ngo Data imiti batanga ibashe kugira umusaruro. Reka rero tugushyira mu biganza urubyiruko rwacu, abakora neza Data ukomeze kubana nabo, kandi abenshi muri bo Data batandukiriye, ubahe kukugarukira no kukwishingikirizaho no kuba mu masezerano yawe. Reka rero ubahe umugisha, ibyifuzo byabo ni byinshi by'ubuzima bw'ahazaza. Ubwo bapfukama Data bagusenga batakambira, ujye ubumva uri mu ijuru, maze usohoze ukwifuza kwabo. Reka ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe byuzure imitima yacu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ireberera abayo. Reka twebwe n'imiryango yacu uduhe umugisha. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe byuzuye imitima yacu. Uyu ni umunsi wo kwitegura isabato, turinde kuyangiza no kuyikandagira, turinde kuva mu masezerano no gutandukira, kugira ngo ineza yawe ikomeze kuzura natwe. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe bibane natwe, byuzure imitima yacu. Uyu munsi duhirwe nawe, aho tugiye kwerekeza intambwe zacu, twizeye tudashidikanya ko duhirwa. Warabidukoreye, n'uyu munsi wabidukorera. Ujye uturinda igisebo mu bandi. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe byuzuye imitima yacu, byuzure imitima yacu, kandi ukumwenyura kwawe kuboneka ku bana bawe bose b'uyu munsi, mu izina rya Yesu, amen.